abagore igitsina gore niba usatuye hagati y'amaguru mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubuza gukoresha umuntu Imana yahaye ukuguru kwa gatatu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nukuvuga ko nta mugore wemerewe kwerekana nabe na rimwe ko yahaza urukundo yahaza abagabo kozi nuza kubigukorera nawe n'umugabo nimubyoze ibyo bibora muba muri ibiguryi ako kaboro goes to every woman. Nta mukobwa ukeneye kugaragaza nta mugore nta gitsina gore kigomba kugaragaza ko kidakeneye ngo cyahaza urukundo ngo cyahaza abagabo ngo cyahaza cause in one way or another at the end of the day muraza kutugarukaho. Rero abagore mwese mugomba kubimenya, mugomba kumenya ko nta hano na hamwe mugomba kuvuga ngo fuck ngo sinzi ngo fuck love ngo urukundo ngo naruvuyeho ugasanga kuri story yawe wabyanditse wandi uhora mu du story nk'utwo nguko kandi uhora usaba abagabo amafaranga. Urusaba abagabo amafaranga kandi ugora wanditse kuri ntuza yawe ngo ukuntu abagabo ngo kinzi wabahaze ngo kuna abantu wowe reka nkwereke none reka nkwereke uburyo nimujya mukubitwa nimujya mukubitwa mwabikobwa mwe byo Kigali fata ubu profile picture bwawe ari ubwo kurata abagabo ufate nk'agaporo ukandika ati aturukundo mananye nkunda cyangwa uzi gusaba ufate nka profile picture yawe uzi ko ushaka gusaba nkaduma amafaranga wandika bati nge nikundira abakungu b'inzobe ngo nasanze abahungu b'inzobe aribo badanje wowe itupo wewe nurayizo itinyandikirwa ngo dumba nkubita gashida wallahi ako kanya mitambirangiza. Mu Rwanda nabayeyo imyaka 4 ikurikiranye no kuvuga ko that was 2002 2003 2004 2005 muri 2005 September itariki 25 nibwo nuri indege inza muri Canada nari ngeze mu wa 5 segonderi. Murabyumva neza so nukuvuga ko imyaka 4 niyo nabaye mu Rwanda iyindi myaka nayo nagiye nyiba ahantu hatandukanye. Dero kuva muri 2025 ubu ngiye gukwiza imyaka 40 kuva muri 2005 iyo myaka yose isigaye nayibayeho muri Canada. Urumva ngiye kubabwira ukomeze Yago iyo azindutse mu gitondo mukabona ntayemo and then mukabona icyari gikwiye ari ukumusubiza ari ukuza hano nanjye nkatongana nkasakuza niki none se wa mugani nari ndimo ndababwira njyewe muri uno mwanya mba ndi mu kazi. Urumva mu kwa 4 simboneka kugeza nko mu kwa 10 mba ntwika gake gake ubwo mbonye umwanya niki ayushuwa ko Yago muhamagaye nkamubwira ati Yago wabanje kumbaza hondi ataza kumbwira ngo sorry yagabaza kandi Yago ndamuzi kubarusha mwese mwego big energy muragaswera nyoka ba big energy mwigize umuntu wese nka big energy ubu Yago ni muhamagara nkamubwira ati Yago kubera icyo uri muramputaza utabanje kumbaza ahantu ndi araza kumbwira ati sorry kabisa sinabimenye niki urumva ntabwo mbaye umurundi my friend ariko narababwira ko abanyarwanda nimwumva ndimo ndasobanura ni nabyo exactly utangiye kumvuga ndakubwira ko jewe dumba simba ahantu hamwe ngera muri Uganda nkabo Mugande ngera i Burundi nkabo Murundi ngera muri Tanzania nkabo mu Tanzania ngera muri Kenya nkabo Munyakenya. By the way, that's what is called the true Rwandese.
nicyo cyerekana umunyarwanda nyawo, my friend. We camouflage, we change with the colors. When you reach in green, you turn green. Hafi kwipfira umuswera urampamagaye ngurimo uransaba amafaranga, ntuzi ubuzima ndimo, ntuzi ibyo ndimo, banza basubanza ushinyagurire undyarye umbwira ese bite amakuru yawe niki nje nkunda nk'abakobwa bakunda kunsaba amafaranga bambesha ko bazampa igituba nahura nabo bakakinyima. Abakwejeje abakubwiye akakubwira sheri akakagusaba amafaranga akagutera shida akakwita sheri, ariko agaswera kuri profile picture kanditseho ngo I hate love, at the same time ukarimo kansaba amafaranga. You hate love and you are asking money to a man. Ngwe nkundo ngo nazivuyeho mabera nyoko undi umugabo, inkundo waraziretse urimo uransaba amafaranga. Are you dumb? Profile picture yawe iragaragaza ko umugabo ntacyo umushakaho, at the same time urimo uransaba amafaranga. Muransaba amafaranga. Kandi nk'ubu mba ndimo ndabaha amasomo, ibimwe birimo birahago biricara biribeca. Nukuvuga ko niba uri umukobwa, reka mazina, ni ukuvuga ko niba uri umukobwa ntabwo wemewe ngo ubundi muba muza kudukoresha abagore igitsina gore niba usatuye hagati y'amaguru mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ubuza gukoresha umuntu Imana yahaye ukuguru kwa gatatu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nukuvuga ko nta mugore wemerewe kwerekana nabe na rimwe ko yahaza urukundo, yahaza abagabo, kozi nuza kubigukorera nawe n'umugabo. Ni mu byozi ibyo bibora muba muri ibiguryi, ako kaboro goes to every woman. Nta mukobwa ukeneye kugaragaza, nta mugore, nta gitsina gore kigomba kugaragaza ko kidakeneye ngo cyahaza urukundo, ngo cyahaza abagabo, ngo cyahaza, cause in one way or another at the end of the day muraza kutugarukaho mu buryo bwe naso ni umugabo. Ntago tubizi Adam ashobora kuba yajya gaswera abakobwa be, who knows? Ko babyaye Adamu na Eva, ko Adamu na Eva bari babiri, twebwe abandi twavuye he? Attention, ubu ngugiriye muri Bible, niba Adamu na Eva aribo bari twaje turi benshi, nuko baratubyaye twese. Hari ahantu abantu batangiye guswerana hagati nabo batagombaga guswerana, one way or another. Hari ahantu abantu batagombaga guswera baswera. Rero wawe igitsina gore we naso yakurongo, niko mbibona. Niko mbibona. Rero abagore mwese mugomba kubimenya, ko nta hantu na hamwe mugomba kuvuga ngo fuck we, ngo sinzi, ngo fuck love, ngo urukundo ngo naruvuyeho. Ugasanga kuri story yawe wabyanditse, uhora mu du story nk'utwo nguko, kandi uhora usaba abagabo amafaranga. Urusaba abagabo amafaranga kandi ugora wanditse kuri ntuza yawe ngo ukuntu abagabo ngo kinzi wabahaze, ngo ukuntu abantu ubwo wowe reka nkwereke none reka nkwereke uburyo nimujya mukubitwa mwabikobwa mwe byo Kigali. Fata ubu profile picture bwawe ari ubwo kurata abagabo, ufate nk'agaporo ukandika ati aturukundo mananye nkunda, cyangwa ufate nka profile picture yawe uzi ko ushaka gusaba nkaduma amafaranga, wandika bati nge nikundira abakungu b'inzobe, ngo nasanze abahungu b'inzobe aribo badanje. Wowe nurayizo itinyandikirwa ngo dumba nkubita gashida, wallahi ako kanya mitambirangiza, So nari ngirimo ndababwira Bakaritasi, nabwo umuntu batamo
ngo jewe ngo yagwara ntayemo ngo ejo mu gitondo ngo nzinduke nkonemo yago nta kintu ngewe nagenda gutamo yago batamutayemo urumva ibindi nabangiye kuvuga ubujajwa ngo kandi yago ngo wasweranye na runaka ngo kandi yago waswere runaka ngo kandi yago ngo wacomye ntuza ngo kandi yago wacomye ibingibi ngo kandi ibyo ngewe Dumba mugasanga ndimo ndavuga ibyo ngibyo jewe Dumba erega we have a way we brand ourselves my friend ngewe Dumba mukansanga ndimo ndavuga ibyo biboro ngo yago ngo kandi ngo waswere runaka ngo kandi ngo yago waswere ngo ngewe imitwe yanyu irashushe icyambere nambere ntayago reka mbabwire icyambere nambere yago niyo naba yumva namukoshereje ngewe ntacyo yankoshereje ubwo ndaza kugenda mubwira turabizi yago wibazaga ko nakoshereje ntabwo nakoshereje ariko ntabwo ngiye kuza hano kugira ngo mumfate nivo muzimanure erega nuko erega bakaritasi reka mabwire no aba influencer muri hano kuntu muba mumeze aba influencer muri bigoryi mu influencer baraza bakagutwika abanegere bakagutegereza kugira ngo usebe woba wibaza ko mwatwitse kumba abantu 500 bari kuri live barimo barakureba muri abantu 200 barimo baravuga ngo uyu nguyu yaraza kuba arimo baravuga reka tumutega turebe nawe niba afite ubwenge bagutegereje barimo barakubona umuntu akagutamo nawe ugayituza ngo nawe ngo wagize gutya aha abantu nka Dumba tuba tuvuga ati bamukozemo akazi yigaragaje aho tuba twakubonye turagutegereza tukavuga ati yagagutayemo katurebe noneho Dumba nawe agiye kugaragara abanyarwanda benshi n'abanyabwenge abanyarwanda benshi n'abanyabwenge kandi nibagira kurikira ntibakireba n'amafilime bareba ibintu byacu but they sit down and wait for you they're like okay what is the nigga going to say ukaza ukanjama they look at you the next day guess what happens niba hari akantu wari urimo urakura kari seriye we wapanze ukavuga ati hari akantu kangi kari seriye nshaka kuzinjiza mu banyarwanda bakavuga ati twego twafana uwo muntu twabonye kuri live ibintu 200 ba wasebye erega ngiye nzirutse mu gitondo bakavuga ubu ngubu ngiye gutamo yago hano haza abantu 500 ahanga nzirutse mu gitondo ngiye gusebya yago hano haba hari abantu 500 ahanga ariko bose bari kuri ibyo 5 murimo abantu 4,000 bino biravuga dore nawe ati dore nawe twamubonye uko bimeze and then jewe icyo nkora ndabanza nkareba erega intambara ntabwo manzanze nanze ndazikunda kubera ndabizi ko zizaje twika ariko se ngenda shaka nanjye ntwike ku bantu 5,000 ndimo ndatwika nabo ariko nk'4,000 birimo biravuga ari mukuri ibyo avuga nibyo nabishigikiye ariko abaswera abandi aho batandukaniye nanjye bo bashaka umubare mwinshi gusa badakurikiye uwo mubare uje ushaka iki nje nagumana ya 300 yanjye ariko aba 300 bakagenda babwira nyamara Dumba ntari birye wa mugene ntari bijyanye ntankoze iki nje bijya ati ntari ibyo bya Dumba da ntari bijya Dumba njyewe Dumba je ni brandinze by the way nshobora no gutukana njyewe ni brandinze nshobora no kuzana nkavuga square nyoko nkavuga indaya nkavuga imboro nkavuga igituba ariko mu bantu bazi ko mvuga igituba ngo bakakisha mijisho bakareba kavuga ati nubwo avuga imboro n'ibituba n'iki buriya munegeri ntago turamwumva yakoze nkuri cifungisha umuntu buriya munega ntago twari bwumve arimo yinje mu bituba bibindi cyane ngo igituba ragifite ngo kirasamye ngo nakibonye ngo uwo Dumba ari njye uri muravuga ibyo